muhanagure mu mitwe muvanemo ibintu biciriritse byo kwiheba cyangwa kumva ko wowe urashoboye bigerageze. Dushaka gutera imbere, ntabwo dushaka kuba abakene. Hari imyitwarire ituma umubare munini w'abatuye isi bahora mu bukene. Gusa ntibikuraho izindi mpamvu n'imyitwarire ishobora kuzitira umuntu mu iterambere. Uyu munsi inkuru twaguteguriye igaruka ku bituma umuntu aguma mu bukene. Mu gukora iyi nkuru twifashishije ibitabo bitandukanye aribyo The 7 Habits of Highly Effective People, iki cyanditswe na Stephen Covey, Mindset, The New Psychology of Success cyanditswe na Dore, The Power of Positive Thinking cyanditswe na Norman Vincent Pearl na Rich Dad Poor Daddy cyanditswe na Robert Kiyosaki. Imyitwarire 10 ituma abantu baguma mu bukene bukabije niyi. Ku mwanya wa mbere turasanga kwitakariza icyizere, ibizwi nka lack of self belief. Iyo umuntu atizera ubushobozi bwe akomeza kuguma mu bukene. Urugero, ashobora kwirinda gutangira umushinga cyangwa gukora impinduka mu buzima ko yumva ko atabishobora, bityo rero bigatuma ahora mu bukene kuko yumva ko atatangira umushinga kuko yumva ko atabishobora, mbese muri make atifitiye icyizere. Ku mwanya wa kabiri turasanga utinya gutsindwa, fear of failure. Gutinya ko umuntu azatsindwa bituma atagerageza gushyira mu bikorwa ibitekerezo bye. Urugero, umuntu ashobora kudatangira ubucuruzi kubera impungenge zo guhomba nubwo ataragerageza. Ibi bituma adatangira umushinga uko nyine afite impungenge y'uko uwo mushinga uzafeiringa cyangwa se utazacamo. Umwanya wa gatatu, gusubika, ibizwi nka procrastination. Gushyira imirimo ikomeye imbere y'igihe gitaha bituma umuntu atagera ku ntego. Urugero, gusubika gukora ibintu nk'akazi, gusaba akazi cyangwa kwiga bituma umuntu aguma ku mwanya umwe. Urugero nk'urubu, ushobora kuvuga ati wenda ikintu ari gukora uno munsi reka menyeretse nzagikora ejo cyangwa se nzagikora ukwezi gutaha. Ibyo rero bituma uguma ahantu hamwe bityo ugahora mu bukene. Ku mwanya wa kane, gushingira ku bandi, ibizwi nka dependence. Iyo umuntu atagerageje kwiteza imbere ahubwo agategereza ku bandi bamufasha, biramugora kugera ku byiza mu buzima bwe. Urugero, gutegereza inkunga cyangwa amafaranga y'abandi aho gushaka gukorera amafaranga. Ibi birimo nk'uko abana bamwe bajya bategereza kubona amafaranga y'ababyeyi, baba bumva ko igihe cyose amafaranga bari bubone bari buyakure ku babyeyi. Iyo niyo bita nature of dependence cyangwa se gushingira ku bandi. Umwanya wa gatanu, hari kwiyemeza kudahindura, complacence. Kwemera uko ibintu bihagaze nubwo bitaba byiza bituma umuntu atagaragaza impinduka. Urugero, kuguma mu kazi kaguha amafaranga make kuko umuntu yumva ko nta kindi yakora. Ibi nabyo biri mu bituma abantu benshi bahora mu bukene. Umwanya wa gatandatu, kumva uri umukene, victim mentality. Iyo umuntu ahora yishyira mu mwanya w'umukene cyangwa uregwa ibibazo bituruka hanze, aguma mu bukene. Akomeza kubona ko nta bushobozi afite bwo guhindura ubuzima bwe, ko nyine ibye ari ubukene yabyakiriye. Ibi rero nabyo bituma aguma muri ubwo bukene, akaba atagira mentality yo guhindura ubwo bukene. Umwanya wa karindwi, turasanga utekereza habi, short term thinking. Kwibanda gusa ku byifuzo by'ako kanya nk'imyidagaduro cyangwa ibishimishije bituma umuntu adategura ahazaza he neza. Urugero, gukoresha amafaranga mu bintu by'ako kanya aho kuyabika no kubiteganyiriza mu bihe bizaza. Umwanya wa munani, kutagira ubumenyi buriho, this lack of education or skill development. Kutiga cyangwa se kudakomeza kwiyungura ubumenyi bituma umuntu akomeza kuguma mu kazi gafite umushahara muto. Ubumenyi utuma umuntu abona amahirwe yo kuzamuka bityo nawe akakubona n'umushahara uruta uwo yahembwaga mbere. Umwanya wa 9, turasanga ingaruka z'abandi, negative influence from surroundings. Kuba mu bantu batagushishikariza guhindura ubuzima cyangwa gukora impinduka bishobora gutuma umuntu adahindura ubuzima bwe. Ibi nabyo bituma abantu baguma mu bukene. Ku mwanya wa 10, turasanga kutagira intego zirambye, lack of long term vision. Kutagira gahunda cyangwa intego zo kugera ku byiza birushaho gufunga inzira zo guhindura ubuzima. Urugero, kutabika amafaranga cyangwa kutategura ejo hazaza. Ibi nabyo biri mu bituma abantu benshi baguma mu bukene. Guhindura imyitwarire ni intambwe ikomeye mu kugera mu buzima bwiza no gusohoka mu bukene. Iyo umuntu ahindura uburyo abona ubuzima bwe, byorohereza kugera ku ntego ze mu buzima. Ibi nibyo twari twaguteguriye uyu munsi ku bintu 10 bituma uguma mu bukene cyangwa se bishobora gutuma uguma mu bukene. Niba nawe hari intege nke wibonamo muri izi 10 twavuze, usabwa kuzihindura kugira ngo ubashe kwikura mu bukene. Mwibutsa wowe utarakora subscribe, kandi subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro bya buri munsi tukugezaho ku gihe.